natabaye nyine uriya mwana wundi kuko Kayira umwana wanyu we ntago nari muri hafi ntago nari kumugeraho bari bamaze kumutwara Kayira nukuri nabuze uko mugeraho bumbabarire Agent Finley president of you were outmanned and outgunned. You were shot 36 hours ago and you're standing here still working for me. Uva mubwira wa musore we abagabo bakurushaga intwaro bari benshi kukurusha bari bakurenza umunsi bashimuta umwana wanjye baranakurashe umara amasaha 36 arashize urashwe ariko dore uhagaze imbere yanjye uri mu kazi sibyo Let's leave the apologies out of it. Ibintu by'imbabazi reka tubikure muri office yanjye ntungire kuza umbwira ibintu by'imbabazi wa muhungu we Yego boss What do you need from us? None mudukeneye hiki Sir, I'm sure you've received the national security briefing, so you know the parents are being used by the kidnappers. Atinya kwa president, murabizi sasa ubungu president nyine hano bari kumwita nk'umubyeyi wundi washimutiwe umwana ntaga ibya president ubwo uyu mupolisi abyitayeho nako uyu FBI. Ndakeka urabizi nyakwa president ko umuntu washimuse abana ari gukoresha ababyeyi babo bana yashimuse urabizi. You are the most powerful parents. Kandi nawe urabizi urumwe mu babyeyi bakomeye uri amwugizi wa nabari buze gukenera gukoresha. They will try to use you. Nawe baraza gushaka kugukoresha. They haven't begun to already. Ndetse nehubwo nimba batatangiye kugukoresha ahubwo na kare. Hey, atumugiza nawe araza gushaka gukoresha president ariko nyine mu yandi magambo twashaka kumenya ese ahubwo ntaratangira kugukoresha. Ibaza ariko kibazo abajije president. Sir. Nyakubaho. Agent Dan. Yes sir. Yes sir. Meg Fitch's sister? Harya avukana na wa mugore bita Meg baramuzi na president aramuzi mushiki mukuru wa Dan wa mugore. Meg Fitch baramuzi ni mugore ufite amafaranga menshi baramuzi hakunino. Yes sir. Yego turafukana. You've got no problem accusing the president of the United States of cooperating with kidnappers. None so wa mukobwa nta kibazo wumva ufite mu mutwe wawe cyo kuba umeze nk'umuntu uri gushinja president wa Leta Zunze za Amerika gukorana n'ibyihebe cyangwa se n'abashimusi. Not if it helps me get the president's son back. No. Nta kibazo mfite mu gihe byamfasha kuba nafunguza umwana we bashimusi. Nta kibazo mfite pe cyo kubigushinja kandi byatabara umwana wawe. I work for those kidnapped kids. Njyewe icyo nkora ndi gukorera abo bana bashimuswe nicyo nkora. Nicyo ukora wa mukobwa we kanshinja. Hari ikintu ugomba kumenyera wa mukobwa we. I took an oath to defend this country. Narahindahiro yo kuzarinda iki gihugu wa gakobwa we ndagira ngo mvume